ariko umugabo w'Imana umwe yari ari ku musozi arimo abana b'abenshi abamose baratsinda bisanyisha benshi bari bitambitse mu nzira zawe ntabwo nitaye ku marira umaze igihe urira ariko Imana iravuze kuri na Aroni bafashe amaboko ya Mose hari abagiye kubafata amaboko hari abagiye kubashyigikira Mama Elvis Imana igiye kuguhumurisha Imana igiye kuguhagurutsa igihe cyose wamazira Imana igiye kuguha abagufata amaboko mu izina rya Yesu. Haleluya. Igihe cyashize Haleluya. Amen. Abayindi mwetiye mweturiye kuwa. Kasaba baririmbye musubire mu gicaro byanyu. Aneti Yesu yebaze. Ogambo. Sagumu cyane. Haleluya. Amen. Nange nebaza Katonda olwakaseera kano. Ndashimira Imana ku bw'aka kanya mpawe. Kubanga tibadde byagupimira amaso gamwe akawungezi ko nako olwaleero. Kuko ntago biba byoroshye guhagarara imbere y'abakozi b'Imana nkamwe uyu mwanya. Mbekitibwa amafuta agali ku bulamu bwamwe. Nubaha amavuta ari ku buzima bwanyu. Nenga kisinga mu byonna mbekitibwa amafuta agali ku bulamu bw'omusumba. Ariko hejuru y'ibyo byose nubaha cyangwa mpagaciro amavuta ari ku buzima bw'umushumba. Baba tasobole kuzikira zesobola okumira mu kifo cyangwa mu maaso gamwe kisobola kumiraho wano. Anyemereye guhagarara ntago byankundira jewe guhagarara imbere y'amaso yanyu. So tumukubire abantu mumfashe tumukomere amashyi. Haleluya. Amen. Nebaza Katonda w'omusajja wa Katonda Pastor Charles. Ndashimira Imana kubw'umukozi w'Imana Pastor Charles. Pastor Charles Mukama Katonda w'omugula kwenyo. Imana iguhumugisha cyane mushumba. Ebirowe biba bitusi. Igihe nikigera nawe urituka awawakanira. Nawe uzagera ahahanirwa. Muri Yesu. Izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So nebaza Katonda olw'amanyi Flavia Pastor Ajabu. Imana kubw'abakozi b'Imana Mami Flavia na Pastor Ajabu. Katonda wa Isaka na Yakobo. Imana ya Abraham na Isaka na Yakobo bibambera umugisha. Igihe nikigera namwe muritukaho wenyine. Namwe muzagera hahandi hahakanirwa. Abakuru b'ekanisa Mama Keza. Bakuru b'itorero Mama Keza, Mama Elvis. Yesu abawenyo. Imana ibambera umugisha. Haleluya. Amen. Ekyo kureba Katonda olw'omukyala wa Katonda Mama Chance. Ubu icya kabiri ndashimira Imana kubw'umukozi w'Imana Mama Chance. Kwimya amaso wano kikiba cyane. Mu by'ukuri guhagarara imbere y'iteraniro ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Nawe mumfashe tumukomere amashyi. Haleluya. Amen. Akawungeza ko nako olwaleero. Uyu munsi rero ngamba bulyanti ndababwira ngo uyu mwaka 2023 uyu mwaka 2023 umutima gune Katonda tunganya inzira zawe n'Imana. Haleluya. Amen. Uyu mwaka tereza amakubo ne Katonda tunganya inzira zawe n'Imana. Kubango badwe omwaka okwenye maybe obadde savinga ensingo otambulira mu nsi atenga ne mu Katonda otambulira. Ahari umwaka ushize wenda hari ukuntu twabivagaga ugakorera isi kandi n'ijuru ushaka kurikorera. Yesu yebaze. Yesu ashimwe. Kwibira amaso kama kawungeza ko nakulale nti tereza amakubo tereza omutima gwo obabadde kuli omwaka bade tutambula bulungi ne guno omwaka tambula bulungi ne. Nje kukubwira ngo umwaka ushize niba aho wateshutse uyu mwaka utoza umutima wawe kugendana n'Imana. Omutima gwo tokuganya kugulumira. Umutima wawe ntuzabonerere kwishyira hejuru. Toganya mutima gwo ntuzemere nuramo kubikoze. Bibiliya itubwira ite? Ngo Imana izasohoza gukiranuka kwawe kose. Ibitekerezo byawe cyangwa imigambi yawe yose wari ufite Imana yavuze izabisohoza. Yesu yebaze. Yesu ashimwe. Juzi nalindwa n'okunakola okutano.
ku munsi wa gatanu ejo nari hano nimba gamba nti mutereze umutima gwa mune Katonda nabasabye gutunganya inzira zanyu n'Imana Bayibuli egambe Bibiri Katonda n'agamba Samweli Imana yabwiye Samweli timwe mutunulira kungulu ngo nimureba nagenze njagala mutima mwebwe mureba ibiboneka ariko jewe mbashaka umutima kati olunaku olwaleero uyu munsi tereza omutima gwo ne Katonda tunganya umutima wawe cyangwa inzira zawe n'Imana obanga Katonda nakyo omwagalako niba hari icyo ukeneye ku Mana obanga wasaba emyaka emeka niba warigeze usengera ikintu imyaka runaka omulundi guno omwaka ariko kuri iyi nshuro Katonda wa Ibrahimu Isaka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo tuzo kuteesaako wowe tunganya umutima wawe haleluya tuganye nti waliwo ebisomooza ntabwo twitaye ku biduhinyuza waliwo ebitwekiika mu makubo hari ibitwitambika mu nzira zacu waliwo ebyekiika mu mikisa gyaffe ibyitambika mu migisha yacu ariko 2023 tugenda kuba mwaka gwa byamagero umwaka w'ibitangaza tugenda kuba mwaka gwa byakukulaakulana n'umwaka w'iterambere tufa ku bbanga ly'omaze ng'okabira wowe ntiwite ku gihe umaze uririra ibyahishe tufudde ku maziga g'okabira sinitaye ku marira umaze igihe naye urira Katonda agamba ariko Imana iravuga uyu mwaka ebyali byakuleka byari byaranze uyu mwaka birakunda mu izina rya Yesu Yesu yebazibwe Yesu ashimwe cyane ensonga lwaki nabagamba juzi niyo mpamvu ejo bundi nababwiye omukazi Rakabu uyu mugore Rahabu yakolera bulungi abasajja ba Katonda yakoreye neza abakozi b'Imana n'abakwata n'abakweka mu yarabafasha bahisha mu cyumba cyo hejuru abakuru bo mu ggwanga eryo abakuru b'ibihugu b'icyo gihugu bajyaga bagunoonya baragenda mushakisha kabaka n'agamba Rakabu kabaka umwami abwira Rahabu nanga nti mu nyumba muno aramubwira ngo muri iyi nzu muri iki gihugu harimo omukazi mulimu omusajja harimo umugabo abantu bano abayingidde ewuwo hari abije muri iyi nzu bakobe bagende birukane basoma kuri mudugude mutereze microphone ye mudufashe kuri iyi mikoro wandibadde wakikoze dda haleluya amen Yesu yebaze Yesu ashimwe naye olw'okuba omukazi ono ariko kubera ko uyu mugore Bayibuli eyogako etya ku mukazi ono Bibiliya ibivugaho iki kuri uyu mugore omukazi ono yali malaaya uyu mugore mu bisanzwe yari Yesu yebaze Yesu ashimwe naye omwoyo wa Katonda ariko umwuka w'Imana nanga ku mukazi gwe bata Rakabu aza kuri uyu mugore Rahabu n'akweka abasajja ba Katonda ahisha abakozi b'Imana n'abakweka mu kisenge Bibiliya itubwira ko yabahishe mu cyumba cyo hejuru n'ababikako ebikoola arangije abatwikiriza ibibabi yamala okubabikako amaze ebikoola kubatwikiriza ibibabi bali ne bajja nga banooni babagabo b'abami n'abayobozi abantu bazze n'abalabye baje gushakisha babagabo binjiye mu mudugudu nga bagenda ariko Rahabu yarababwiye ati nababonye ariko basohotse bagiye haleluya lwaki yakikola bwa kubera iki yabigenje omwoyo wa Katonda umwuka w'Imana yali ku mukazi yaje amujyaho obulungi agirira neza abakozi b'Imana Yesu yebaze Yesu ashimwe ebyavamu byali bitya n'iki cyakurikiye baganda be bene se taata we ise mama we banyina abavandimwe be n'abaga ati nga bwe mbakoze obulungi yarasabye asaba abakozi b'Imana ngo nk'uko mbagirire neza kolire bulungi baganda namwe ntimuzanyibagirwe muzagire neza bene ekiseera bwe kyatuuka igihe cyarageze ebiseera ebya covid igihe cya covid njagala njogere ku mukyala wa Katonda ashaka mvuge ku mukozi w'Imana uyu amakanisa nga bagaggaddewo amatorero yandi igihe yari afunzwe bagaggala olw'okuba covid kubera korona naye pasa n'agamba ariko mushumba arahagarara avuga nanga timujje wange mu siiti yemera gukingura imiryango akimuzi wanjye icyo kintu wakoze kyasanyusa Katonda cyanejeje Imana yensonga lwaki olunaku niyo olwaleero mpamvu n'uyu munsi ekanisa ekyagenda itorero maaso rigihagaze kijya imbere omukazi Rakabu umudamu Rahabu nanga nti baganda bange aravuga ati abavandimwe banjye bene se bose ise na nyina mbakoze obulungi yewe ko mbagiriye neza naye mubasaasiranga nabo muzabibuke muzagire neza ngo Joshua ne Kerebu Yosuwa na Kalebu bamugamba nti togenda okukola kimanyi baramusezeranya mu nyumba muno baravuga ngo muri iyi nzu bene so ise na nyoko n'umuryango wawe wose muzabashire muri iki cyumba ekiseera bwe igihe cyarageze mwe tufulumidde mu ddisa mwe twafulumira ahangaha dusohokeye mu idirisha osibiwe agatambala uzazirikeho agatambaro k'umutuku tunaaba tuza ubwo tuzaba tuje kuyimbura tujja kutenti mu nyumba tuzamenya ko iyi nzu omukazi mwe yatwonyeza
ariho twaciriye. Haleluya. Yesu ashimwe. Tamuzocyurira ntabwo murabyumva n'ekisebo kinatu ariko igihe nikigera kubiwurira uzawuraza n'ekirizo umutima goneka wowe tunganya inzira zawe simanyi n'Imana bw'obadde otambula ntabwo uzi uko wagendaga simanyi obadde okabidde nabyemeka sinzi iminsi umaze urira naye Katonda ariko agamba Imana iravuze uyu mwaka bakuva ku ddala nga tudda ku ni ddala ukuva ku rwego tujya ku rundi rwego kinava gy'oli biraturuka kuri wowe. Yesu yebaze. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Katonda nakyagenda okukolera obulamu. Hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwacu. Waliwo ebintu Katonda byagenda okufulumya mu maka gamba mu nnyumba. Hari ibintu Imana igiye gusohora mu mago yanyu mutashakaga. Naye kati okubifulumya ariko kubisohora kijja kuva gy'oli. bizaturuka kuri wowe. Omutima gwo gugulumira. uko uzaba uhagaze ku Imana yawe ugenda nute n'Imana. Otambula bulungi ne Katonda. ugendana n'Imana yawe neza. Katonda agenda kuguluza osinga amawanga gonna. Imana izakugendesha amahanga. Agenda kugulumiza. izakuzamura. Mureke tusome mu Jose essula 2 olwokuna. Dusome mu gitabo cya Yesuwa essula 2 olunyiri lwakuna. ibice 2 umurongo wa 4 haravuga ngo niba mwahageze ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha abwira intumwa ati niko ko iwanjye haje abagabo ariko ntazi aho baturuka. Yego. nuko bumaze kwira igihe cyo kugarira kigeze abo bagabo baragenda sinzi aho bagannye nimubakurikire n'ingoga murabafata. ariko babatasi yari yaburije inzu abahisha hejuru yayo. Yego. abatwikira imigwego yari yatondekanije. uyo mukazi aliko umwe wa Katonda. murumva ko ndari hama umwuka w'Imana. nuko ba bandi bagenzereza mu nzira igana ku Yorodani aho bambukira ababagenza bamaze kugenda barugarira. nuko batararyama uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu. arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima. Yesu yebasoka simbe wakati yawe. Yesu yebazibwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ono mukazi Rakabu uyu mugore Rahabu yali Bible mugoko tikyalina mulokole. nta nubwo yari akijijwe naye olw'okuba yaliko omwoyo wa Katonda ariko kuko yari ariho umwuka naye w'Imana ebiseera ebyo mu bbanga mwe yali muri icyo gihugu aho yari ari bawuliraga Katonda bwe yakaliza ennyanja bumvaga uburyo Imana yatandukanyije inyanja. kati bwe yalabana abasajja ba Isirayiri noneho ubwo babonye abagabo b'Abisirayeli nanga nti omunafu yeekwate ku w'amaanyi batangira kuvuga ngo umunyantege nke yikomeze ku nanga nti munyembaraga. neekwata kuba n'abasajja baravuga ngo aravuga ngo nibikomezaho famire yange egenda kulokoka nibikomeza kuri aba bagabo umuryango wanjye urarokoka. Haleluya. Amen. naye bawuliranga amawulire okuva eyo erudda n'erudda ariko bumvaga amakuru guturuka Katonda bwe hirya yakola ebikulu eri aho abantu Imana yakoreye igitangaza. Katonda n'akaliza ennyanja Imana yakamije Katonda inyanja. n'akaliza pulobulemu zonna Imana yumije cyangwa ikamije ibibazo. ku myaka emeka gy'omaze ng'osaba sinitaye ku gihe umaze usenga naye pulobulemu zonna ennaku yo yonna ariko agahinda kawe ekyo kiseera n'ibibazo kigenda kutuuka igihe kirageze ebizibu ena kuseguliza ennaku egenda kuseguliza agahinda kazaguhunga. Yesu yebazibwe. Yesu ashimwe. ono omukazi uyu mugore n'akaabirira Katonda yaririye Imana nanga nti olokolenga famire yange arajaririra abagabo aravuga ati murokore umuryango n'olwedde wanjye. nga tanabakubalokola ariko naho bawulira amawulire mu ggwanga eryo bumvisha amakuru muri icyo gihugu bawulira obubonero n'ebyamalo Katonda bye yakolamu bajyaga bumva imirimo n'ibitangaza Imana yakoreraga muri icyo gihugu. Yesu yebaze. Yesu ashimwe. olunaku olwaleero uyu munsi Katonda agenda kubakolera Imana igiye kubavirirayo. obadde omaze ebbanga ng'okaaba ahari wari umaze igihe urira ufite ibikuriza ukibaza ejo hawe uko hazamera ngenda kusala amagezi ki ugatangira guhimba ubwenge nsabe ntyo okulaba nga ese ukibaza isengesho uzasenga naye Bayibuli egamba ariko Bibiliya iratubwira Katonda Imana n'agamba omukazi ibwira uyu mudamu n'abasajja ngo hisha abo bagabo. genda 17 soma ku lunyolo 17 17 haravuga ngo
abo bagabo baramusubiza bati iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho. Yesu yebazibwe. Yesu ashimwe. Yabakoze sendagano. Yabarahije indahiro. Aravuga ati niba mutambesha koko nimubwize ukuri. Haleluya. Amen. Bakindagano cyo kwene Katonda. Gira isezerano ugirana n'Imana. Uyu mwaka wakati uyu mwaka mbade ntambura mu uyu uvuge ngo uyu mwaka nagendaga mu isi muri nagenderaga mu isi kandi no mu by'ijuru ndashaka kucayo najyagayo mu by'Imana ariko uyu munsi bakindagano cyo kwene Katonda. isezerano rihamye n'Imana nk'uko Imana yacu ari nzima. Imana izasohoza iryo sezerano izarikomeza muzahura kandi izaguhanagura amarira. Iraguhanagura amarira mu izina rya Yesu. Gira isezerano ugirana n'Imana uyu mwaka. Oyimiriye ku maguru go abiri. Uhagarare ku maguru yawe yombi. Uvuga ngo umwaka ushize ahari nagendaga gutya. Ariko uyu mwaka ngiye gukorera Imana n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'ubuzima bwanjye bwose n'abana banjye bose n'ubuzima bwanjye bwose n'umuryango wanjye wose tugiye gukorera Imana. Numara gukora iryo sezerano nibwo Imana izahindukira iguha umugisha wuzuye. 17 abo bagabo 18 tugera muri iki gihugu uzapfundike aka kagozi gatukura ku idirisha uducicijemo ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwa so bose uzabateraniriza iwawe. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka amaso ye niwe azabaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzari hamwe nawe mu nzu amaraso ye azatubeho nihagira umwakura. Yesu yebaziwe. Amen. Urindagano ujyako n'abasajja bakato. Murumva iri sezerano yagiranye n'aba bagabo. Niba mugamba baramubwiye mwedusa mwetufurumide. Bo bamusabye ku aho yabanyujije basohoka baramubwira ngo azirikeho agatambaro k'umutuku. Betuna batuze tukotya. Okay. Ngo nitugera muri iki gihugu uzapfundika akagozi gatukura ku idirisha uducishijemo ariko so na nyoko na bene se n'abo mu rugo rwa so bose uzabateraniriza iwawe. Haleluya. Amen. Bako byoko bakwendagano byoko nye Katonda. Gira isezerano ugirana n'Imana uyu mwaka. Omusajja Musa mugabo Mose yakorendagano ne Katonda. Yagiranye isezerano n'Imana. Bayibuli egamba eti tubwire ite mukuva 17 olunyo lw'omunana ntakiseera bwe kyatuuka kuva 17 umurongo w'umunani yali akoma n'abaana ba Isirayiri. Mose ari kumwe n'abana ba Isirayeli okuva e Misiri bava muri Egiputa batuuka mu kkubo ubwo bageze mu nzira basanga abasajja be bayitanga Abameleki bahuye n'abagabo bita Abameleki beekika mu mukisa gwa Musa n'abaana ba Isirayeli mu nzira y'abana ba Isirayeli. Bayibuli egamba ariko ekintu ekyo kyanyiiza Katonda. icyo kintu cyababaje Imana. Abaana ba Isirayeli bakaba abana ba Isirayeli bararize cyane basulanga bakaba bakarara barira basinda bararira n'ekiseera bwe kyatuuka ariko igihe cyarageze Musa n'abajja e Misiri Mose abakura muri Egiputa mu gihe barimo bambuka n'asisinkana abasajja bebayita Abameleki ahura n'abagabo bo bita Abameleki. Yesu yebaziwe. Yesu ashimwe. Ne kabaka wabo bamwitanga Ogaji umwami wabo yitwaga Ogaji. Ekintu ekyo kyanyiiza Katonda. Icyo kintu cyababaje Imana. Yesu yebaziwe. Yesu nashimwe. Bako omulimu gwa Katonda gw'okola. Gira umurimo w'Imana ukora. Wali omusajja bamwitanga Aroni ne Kuli. Umugabo bitaga Aroni na Kuro nibagamba nedda barahakana bati oya. Bayibuli egamba Bibiri tubwire Musa n'agamba Joshua Mose yabwiye Yesu n'agamba genda ku ntiko y'olusozi aramubwira ngo zamuka kuri uriya musozi urwane n'Abameleki batuyingiridde baratwinjiriye batwekise mu kkubo lya batwitambitse akawungeezi konnako umunsi wa none waliwo ebyekise mu kkubo lyo hari ibyitambitse mu nzira zawe n'otambula bulungi ne ariko nugendana neza n'Imana yawe agenda kukubira abalabe bonna Imana ikukubitira abanzi bawe bose bakwitambitse. Yesu yebaziwe. Yesu ashimwe. Abasajja bali basajja bakabo aba bagabo bari abakozi b'Imana nebwe beekika mu kuba Abameleki
ariko abameleki bamaze kwitambika mu nzira. Reka tusomeye turabe. Mureka tuhasimbukire tuhasome. Reka tuhasome. Esura 17 kuva ibice 17. Haleluya. Amen. Ibice 17. Imana igiye kudukorera ibikomeye ku buzima bwacu. Amen. Dusome kuva ibice 17 umurongo w'8. Haravuga ngo maze haza abameleki barwaniriza Abisirayeli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoranirize ingabo mugende murwanye abameleki, ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya abameleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura abameleki bakabanesha. Haleluya. Amen. Yesu yebazibwe. Amen. Bana abantu bali bantu ba Katonda. Abo abantu bava mu bwange ly'Emisiri. Bavuye muri Egiputa. Batuuka mu kubo. Bageze mu nzira. Ne basisinkana abasajja. Bahura n'abagabo. Bayita abameleki. Bayita abameleki. Haleluya. Amen. Abameleki abo. Abameleki. Olunaku olwaleero. Uyu munsi. Waliwo abameleki abagenda okusanga mu kubo. Hari abameleki nawe bagenda okwekiika mu kubo. Hari abazitambika hari mu nzira zawe. Abagenda okwekiika mu bizinesi. Hari abameleki bazakwitambika. Ariko uyu mwaka. Tambula bulungi ne Katonda. Nugendana neza n'Imana. Nugendana neza n'Imana. Imana izagukubitira abameleki bakwitambika. Haleluya. Yesu yebazibwe. Yesu ashimwe. Tufaayo ku bbanga ly'omaze ng'okka. Wowe niwite ku gihe umaze urira. Okalidde ebbanga ddene. Ahari urizi igihe kinini. Abameleki nga tebava mu kkubo. Abameleki batakwita. N'osinda emisana n'ekiro. Ugasenga amanywa n'ijoro. Abameleki naye nga tebazikuka. Ariko abameleki bakanga kuva mu nzira zawe. Ariko aho kugira uyu munsi. Bayibuli egambe. Bibiliya itubwiye ite? Katonda Musa n'agamba Joshua. Mose yabwiye Yosuwa. Tugenda ku ntikko y'olusozi. Bagenda ku mpinga y'umusozi. Musa bwe yasanga emikono. Ubwo Mose yamanuraga amaboko. Abameleki n'akuba. Abameleki barabaneshaga. Yayimusanga. Yayazamura. Isirayeli n'akuba. Abisirayeli bakanesha. Aroni ne Kuli. Ariko Kuli na Aroni barangije barahakana. Bafata amabuye. Bibiliya iratubwira. Bafashe ibuye rinini. Barangije barishyira munsi y'amaboko. Mose aryicaraho. Haleluya. Mose aryicayeho. Bibiliya itubwira ite? Aroni na Kuli. Umwe yafashe ukuboko kw'iburyo. Katonda Imana batu Joshua ngeri ku rusozi nuko Yesu we yari ku musozi kibona naso kumamaniza Yesu ari ku musozi bakaba abameleki ne Aroni ariko Kuli na Aroni bashobora kuwanira emikono bafashe amaboko ya Mose bagiwanirira ubwo bayafataga Bayibuli egambe itubwira ite emikono ya Musa neginywera amaboko ya Mose yarakomeye Katonda agenda kunyoza muri nyanja Imana igiye kugukomeza uyu mwaka Imana igiye kugukomeza hari ibyo wahura nabyo hari amarira wariraga ariko Imana yavuze igiye gukomeza amaboko yawe mu izina rya Yesu uwo mugabo Kuli na Aroni bafashe amaboko ya Mose tubwira ite Mose yarakomeye amaboko ya Mose arakomeye ariko umugabo w'Imana umwe yari ari ku musozi arimo abana b'abameleki Abamose baratsinda Abisirayeli haleluya abameleki bari bitambitse mu nzira zawe ntabwo nitaye ku marira umaze igihe urira ariko Imana iravuze Kuli na Aroni bafashe amaboko ya Mose hari abagiye kubafata amaboko hari abagiye kubashyigikira Mamelvis Imana igiye kuguhumurisha Imana igiye kuguhagurutsa igihe cyose wamazira
y'emikono mu linnya lya Yesu. Imana igiye kuguha abagufata amaboko mu izina rya Yesu. Haleluya. Ebiseera ebyagwa Igihe cyashize Yesu yebazibwe. Yesu ashimwe. Mushumba wacu. Waliwo abagenda okwata emikono. Hari abagiye kugushigikira bagufata amaboko. Nambye waliwo abagenda okwata emikono. Mami, hari abagiye kugufata amaboko. Ukuboko kw'ibumoso. Umuntu afite ukuboko kw'iburyo. Waliwo bakuru abagenda okujja gy'oli. Hari bakuru bazagusanga. Waliwo bakuru. Hari bakuru abagenda okujja gy'oli. bazaza bagusanga. Mu linnya lya Yesu. Mu izina rya Yesu. Katonda wa Ibulayimu. Imana ya Katonda wa Isa. Imana ya Isaka. Katonda wa Yakobo. Imana ya embeera gy'obadde oyita. hari imibereho bacagamo. Ariko uyu munsi waliwo abagenda okuwanirira. hari abagiye kukurwanirira. Haleluya. Haleluya. Abagenda okuwanirira. Hari abagiye kugushyigikira. Yesu yebazibwe. Yesu nashimwe. Gwe nga tutebye n'abantu. Ariko ko duhuye n'abantu, tusisinkanye ebizibu, ko duhuye n'ibibazo, tusisinkanye ennaku, ko duhuye n'agahinda, omuntu nga bwogezako okugenda mu maaso uri kugerageza gutera imbere, nomba najja n'akwekika, undi akaza akakwitambika, Amerika najja n'akwekika, n'umuhereza akaza akitambika. naye waliwo abasajja babiri, ariko hari abagabo babiri bali abasajja Kuli ne Aroni, bari Kuli na Aroni, nibagamba Musa, babwira Mose wetuli, bati turahari, nibateeka ejjinja wansi, bafashe ibuye barishyira munsi ye. omusajja Joshua, ariko Yesuwa ng'ali ku mubyuka, Yesuwa yari ari ku musozi arwana n'abamereki. Bibiri tubwira ite? Musa yasanga emikono, ubwo Mose yananirwaga akamanura amaboko, Musa ekiseera kyatuuka, igihe cyanageze amaboko ya Mose n'egitendewalirwa, araruha arananirwa. nibagamba bana abasajja tunaakwa tutya, baraje bari baza turabigenza nibakwata gute? ejjinja eddene, barangije babagabo bafata ibuye, bafata ikibuye kimwe kimwe bagishyira munsi. bakuteeka ejjinja wansi, hari abazagufata bagushyikira bagushyira ibuye munsi. n'ekafaayo guno omwaka ntuzagire ikibazo na ujja kuba kimwe. mwaka gwa byamagero. uyu mwaka n'umwaka w'ibitangaza. Yesu yebazibwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Pasita wewe abagenda okuwanirira emikono, Mushumba, hari abagiye kugushyigikira akola bakuzamuye. omulimu munene nnyo. wakoze umurimo w'Imana ukomeye. Ebiseera bya covid, mu bihe bya korona poliisi nejja, abapolisi baraje, abapoliisi bwe baatuuka, abapolisi bahageze naye olw'okuba omusumba kubera ko yali mu umushumba kkubo lya Katonda, yari ari mu nzira y'Imana. baleke bajja abapoliisi abo, abapolisi twaravuze ati muleke bajje. mubareke Bwe baze. baatuuka ku geeti, bageze kuri porutayi nibasanga tubasobola kuyingirira. basanga tumaze kwinjira. Yesu yebazibwe. Yesu nashimwe. Omulimu gwa Katonda umurimo w'Imana, gusobola ogenda mu maaso. umurimo w'Imana warakomeje. Yesu yebazibwe. Ashimwe. Ekintu ekyo kye wakola icyo kintu wakoze kyakoze ku mutima gwa cyakoze Katonda. ku mutima w'Imana. Haleluya. Haleluya. Katonda agamba Imana yavuze bagenda kukwatira emikono, igiye kugushyigikira, emikono gigenda kuvugirwa. yagufata amaboko, Bakuli, yakuzananirwa. Kuli ne Joshua, Kalebu na Yesuwa bagenda kukwata emikono gyo. bazagushyigikira, bazagufata amaboko. Haleluya. Yesu ashimwe. Simanyi ebbanga ly'omaze ng'okaaba, ntabwo nzi igihe umazurira, naye akawungeeza konna ariko kuba uyu munsi wa none Katonda agenda kukola obulungi. Imana igiye kukugirira neza. Sibuli yangwala, yangwala sibuli. Papa Jangule Rumi, mukyala we. muzane na madamu wawe hano. Waliwo ekiseera ekigenda okujja, hari igihe kigiye kugera weebuuze nti wanatuukawo ntya, nawe bikuyobera ukuntu wageze aho hantu. naye Katonda nga bw'ali omulamu, ariko nk'uko Imana yacu ari nzima, omutima gwo gwagale Katonda. umutima wawe wowe ukomeje Toleka omutima gukora. gwo kugulumira. ntuzigere wishyira Guno hejuru. omwaka uyu mwaka abaana bamwe bagenda kusoma, abana banyu baziga waliwo neza. ebinamuŋŋono ebigenda okujja ku bulamu bwabwe. hari ibintu bikomeye bigiye kubiyungaho. Ebikoona ibikona bigenda kujja bisasula school fees bw'abaana. Imana igiye kohereza ibikona bizanye minerivali. Ebibuuzo bingi. hari byinshi. Muteze microphone eyo. Yesu yebazibwe. Yesu ashimwe. Mwebuuziza mu mutima gwammwe, hari igihe mwibaza, kinefuna tetugenda maaso ng'abalala, ariko kuki tutatera imbere lwaki nk'abandi? tetukulaakulana ng'abalala? kuki ibyo twifuza Mukyala, bitatuvirayo? Bayibuli egamba etamu Bibiri Yesaya. itubwira ite muri Yesaya? Yesaya sura 4 Yesaya 41 umurongo wa 10. Bayibuli egamba Bibiri atubwira Katonda agenda bayamba, Imana igiye Katonda agenda bawanirira, igiye kubarwanira, Katonda agenda bawa omugisha. igiye kubaha umugisha.
Yesu yebaze. Yesu nashimwe. Nayiba Amerika mwe bari. Ariko abameleki barahari. Katonda wa Ibrahimu. Mana ya Abrahamu. Isaka na Yakobo. Isaka na Yakobo. Katonda w'empereza. Mana ngorera. Emisana gonna ko. Abantu banomba sana. Aba bari n'abasengeri. Izina rya Yesu. Katonda yinza byonna. Mana ishobora byose. Bahumugisha. N'abanyamugisha bazabita abanyamugisha. N'izina rya Yesu. Muri rya Yesu. N'izina rya Yesu. Amen. Amen. Nisubirire y'Imana bahumugisha. Waliwo ebintu bigenda okujja kwegatakula mu bwamu. Hari ibintu bikomeye bigiye guhura n'ubuzima bwawe. Uno mwaka mutunuliye bulungi kati. Uyu mwaka mutumbira Imana yanyu neza gusa. Amerika bagenda kubajjako nga bayitirivu. Abameleki bazabazaho benshi pe. Waliwo ebintu ebikwekikama buli kaseera. Hari igihe ibintu bikwitambika buri gihe. Mama rafasi jangwa. Mama irafasha. Haleluya. Amen. Omukazi ono uyu mudamu yategeera Katonda. Yamenye neza Imana. Bagamba nti omunafu yeekwate kuwama. Bajya bavuga ngo umunyantege nke yikomeze kukomeza. Omukazi ono nga bw'olaba pasita bw'aba yambadde agana amutungayo ekiteeteeyi oba ekitengi amanyine sayizi ze zonna n'amala n'akimutwalira. Fresheri mujya mubona na mushumba cyangwa kuba ari simati. Uyu mwana aragenda kwicara agatekereza modeli kandi abazi n'ibipimo by'umushumba. Naye Katonda nga bw'ali omulamu. Ariko nk'uko Imana ari nzima. Ensimbi ze n'agamba sijja zitwala mu bbaala. Yaragiza akagambirira akavuga ngo amafaranga yanjye sinzayapfusha ubusa. N'agamba ati guno omwaka. Aragambirira ati ku mwaka oguwedde. Guhera no ku mwaka ushize. Naye nga bw'okikuba ku musajja wa Katonda. Ariko nk'uko ujya ubikorera umukozi w'Imana. Naye Katonda nawe agenda kujjukira. Nawe Imana irakwibutsa. Weebuuza ebibuuzo bingi mu mutima. Ujya wibaza ibibazo byinshi. Nanga kiraba akinze mu famire y'ewawe. Akibaza harya wibaza ati se naye kuno omwaka. Ariko umwaka nga tegunaggwako. uyu mwaka utari warangira. Katonda nakyagenda okweyongera. Imana igiye kugukorera gikomeye kandi. Nga bw'oyambaza omusumba. Uko wambika umushumba. Nawe ogenda kusisinkana abakulu. Nawe ugiye guhura n'abakwambika. Ogenda kusisinkana abakuli. Uzabona abakuli n'abaroni. Bagenda kuwanira ennyo. Bazagufata amaboko. Naye kijja kuva gy'oli. Ariko bizaturuka kuri wowe. Omutima gwo toguganya kugenda. Ntuzakundira umutima kujarajara. Omutima gwo gwagale Katonda. Umutima wawe ukundisha Imana. Bulungi ne Katonda. Gendana n'Imana yawe neza. Bulungi ne Katonda. Ugendana n'Imana neza. Katonda agenda kukolera. Izagukorera. Katonda wa Ibrahimu. Mana ya Abrahamu. Na Isaka na Yakobo. Sendeye umudamu. Ogyosanyusa ekiri mu mutima gwe. Nezeza umutima we. Mu linnya lya Yesu. N'izina rya Yesu. Ndagira amaanyi ga Katonda. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Kugira ngo zihure n'ubuzima bwe. Aroni na Kuri bagenda kwegatana bahure n'ubuzima bwe. Mu linnya lya Yesu. N'izina rya Yesu. Okali amaziga mangi. Urizi igihe kinini. Amaziga. Urizi igihe kinini. Naye Katonda ariko Imana yacu agenda gasangula. Giye kuguhanagura amarira. Mu linnya lya Yesu. N'izina rya Yesu. Abakuraba bakurabe mangu. Abakureba bakwiteho ubu. Bakurabe mangu. Bakwitegereza ubu none. Katonda kuko Imana yacu agenda kukorera. Igiye kugukorera. Mu linnya lya Yesu. N'izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bange mumalisa musanvu. Ndaje ngiye gusoza. Mumalisa musanvu. Jewe bampaye gusoza saa saba. Kitundu. Yesu yebaze. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Katonda nakyagenda okukolera obulamu bwammwe. Hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwacu. Waliwo ensozi zibadde zikwekise mu maaso. Hari imisozi yari kwitambitse. Naye Katonda ariko Imana yacu anakyagenda okukolera obulamu bwo. hari icyo igiye gukorera ubuzima bwawe. Haleluya. Amen. Pozo lyo mwana mutano. Mugamba tewa. Haleluya. Haleluya. Joshua ne Caleb. Yesu na Kalebu. Jangu ne bawa. Madamu Jean Pierre n'umufasha n'umutware we. Yimiriraho. Muhagarare aho ngaho. Murozo mukazo yafiridwa. Murabona arira mukagira ngo yapfushije se. Ne waliwo ekiri ku bulamu bwe. Hari ikiri ku buzima bwe. Omwoyo mutukuvu. Mwuka wera. Ngabo mukabiridde. Uko muririra. Katonda nawe agenda kusanyusa. Nawe Imana igiye kukunezeza mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Bakuri.
bakuri Aroni bagenda kuwanira emikono bagiye kubafata amaboko waliwo embera gyobadoyi hari imibereho mwanyuragamo hari igihe mwarize amarira menshi Katonda ariko Imana yacu agenda kukusanyusa mu izina rya Yesu uyu mwaka Katonda agenda kusomesa abana bo Imana igiye kwigisha abana banyu Katonda agenda kugaziya bizinesi yanyu mu izina rya Yesu Kristo kamanye sente zigenda ntabwo muzi amafaranga hagiye guturuka waliwo agenda kwegatana obulamu hari abantu bakomeye Imana igiye kubahuza nabo hari imbaraga z'Imana zigenda kwegatana guhura n'ubuzima bwanyu embera gyobadde oyita imibereho mwanyuragamo simanyi byobadde oyita ntabwo si ibyo mwacagamo waliwo amaanyi ga ariko hari Katonda imbaraga z'Imana agenda kwegatana zigiye guhura n'ubuzima mu bwanyu izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Katonda ayinza byonna Imana ishobora Katonda byose akyuka emirembe gyonna Imana y'amahoro n'abiri abantu bano Mana sense omusajja n'omukazi ono umugore n'umugabo Katonda bankolera obulungi bamera umugisha bagirire neza mureke Katonda yekolera omulimu mureke Imana yikorera akazi Katonda yakuwonya omukono Imana yagukijije ukuboko wawunya accident wavuye kuri accident urakira naye wandibadde wagenda dda wakabaye waragiye naye ekyatuma nti osigalewo ariko icyatumye usigara Katonda nti okole omulimu gwonna icyo Imana igiye gukushingiraho ikakugirira neza mukole omulimu gwa Katonda mukorere Imana neza Katonda wa Ibulayimu Mana ya Aburahamu Isaka ne Yakobo na Isaka na Katonda Yakobo w'empeereza Mana nkorera akawungeezi aya masaha omusajja n'omukazi uyu mugabo n'umugore Mana bankolera obulungi bambere umugisha mu linnya rya Yesu y'izina rya Yesu basabiye umugisha wo gutera imbere bubaka amazu bagura ibibanza mu linnya rya Yesu izina rya Yesu Mana ishobora byose bizinesi yabo yaguke mu izina rya Yesu bagure mu izina rya Yesu mugenda mufune sente mugiye kubona amafaranga mu linnya rya Yesu mu izina rya Yesu tomwebyo bigenda kubeera ntabwo muzi ntabwo inzira bizacamo ariko Imana igiye kuba mbere umugisha naye omukisa ogwo ari umugisha yanga mutima gwammwe ntuzemerere umutima wanyu okugulumira kwishira hejuru mu linnya rya mu Yesu izina rya Yesu munabikola obulungi nimuramuka mubigenda neza Imana iriteguye kubaha umugisha mu linnya rya mu Yesu izina rya Yesu amen amen haleluya amen Yesu yebazibwe Yesu ashimwe jangu gwe ngwino wowe uri inyuma ya mama Karine Mana yacu agenda kukola obulungi obutali Imana igiye kukugirira neza cyane olibe urumva umwaka guno uyu mwaka obadde badde mu mutima gwo nga weebuuza ngenda kukola ntya hari ibibazo wajyaga wibaza mu mutima wawe uko uri bubigenze nga weebuuza wano ngenda kuyitawo ntya ukajya wibaza ati se noneho aho utahanyura naye waliwo ariko nekuli hari Aroni na Kuri bagenda kukwata emikono bagiye kugushyigikira bagufata amaboko kwata emikono gyo bagiwanirira bagiye gufata amaboko yawe bagushyigikire emikono gyo ginyweza ariko amaboko yawe bagiye kijja kuva gy'oligwe ku mutima kugira ngo amaboko yawe akomere bizaturuka kuri wowe toganya bigere by'okugenda mu nsi ntuzakundira ibirenge byawe gusubira mu isi cyangwa ujya mu isi tambula bulungi ne Katonda komeza ugendana n'Imana Katonda n'otambula naye ugendana neza n'Imana agenda kusanyusa izakunezeza Katonda agenda kuyimusa igiye guhagurutsa Katonda Imana yacu nawe agenda kwambaza kadaali igiye kukwambika agatimba nange guno omwaka ndavuze ngo uyu mwaka Imana irakwambika agatimba Imana iragukorera ubukwe obadde ngaafa ng'eyalekebwawo wasaga nk'uwaretswe nga tofiibwako ntawe ukwitayeho twenya muntu atwala buvunaanyizibwa nta n'umuntu ukwikorera umutwaro cyangwa ugutekerezaho naye Katonda ariko Imana yacu agenda kwambaza akadaali igiye kukwambika agatimba uzagira urugo rwiza naye omutima gwo ariko umutima wawe olinde omutima gwo okugulumira urinde umutima wawe kuzishyira hejuru kuko Imana Bibiliya itubwira iki Katonda arwanagana n'abamalala ngo Imana irwanya abibone naye abagombeefu ariko abicisha bugufi ibahera ubuntu Imana ikugirira ubuntu mu izina rya Yesu Imana ikwambika imbaraga z'Imana ziri mu buzima bwawe
byobadde osisiika ibyo wahuraga nabyo byobadde ofisiika ibyo wacagamo waliwo abamerika badde hari abamereki bagiye mu bakwitambika linnya lya yesu ariko kristo mu izina rya yesu katonda kukubira abalabe imana igukubitira abandi bawe embeera egenda bose kukyuka imibereho yawe ihinduke waliwo amaanyi ga imbaraga katonda z'imana gakyusa obulamu zihindura ubuzima bwawe entambula yegenda imigendere kukyuka yawe ihinduke waliwo entambula yegenda kukyuka hari imigendere yawe ugiye guhinduka katonda agenda kusesa imana igiye kugusetsa ngambye katonda agenda kusesa imana igiye kugusetsa ebyajja byacika mu kkubo lyo ibyari byarakwitambitse bayibuli egamba etya bibiri itubwira ite bayibuli egamba etya mu kyamateeka olwokubiri mu gutegekwa kwa essuula 3 ibice bibiri umurongo wa gatatu olwokubiri olw'omunyiro gw'omusanvu umurongo wa karindwi nsomerayo mangu nyo tuli gutegekwa kwa kabiri ebitundu 3 olunyiro gw'omusanvu katonda omuyinza w'ebintu byonna omutukuvu wa isirayiri katonda akuwa omukisa ate katonda aleeta omwami nga banaakulaba bwati ajja kuba nga gwosinga abakazi bonna b'omu kigali wano imana igiye kukugirira neza ku buryo uzaruta n'abagore bo muri kigali bibiyane biyane waliwo ebadde mu mutima gwe ngo weebuuza ngenda kukola nta hari munsi ibyo wajyaga wibaza mu mutima wawe katonda ariko imana yacu katonda nakyagenda okwera obulamu hari icyo imana igiye gukora ku buzima okanda amaziga bwawe wararize bihagije naye katonda ariko imana yacu agenda nti agenda kusindika kuuli igiye kohereza abakuri ogenda kuwanirira emikono bazagufata amaboko bagushigikire wanika emikono gyo zamura amaboko yawe katonda owa ibulayimu mana ya owa isaaka ne Isaka na yakobo Yakobo katonda gw'empeereza mana nkorera omukyalo ono uyu mukobwa mana taata mukolo obulungi mugirire neza mana ekiseera bwe kinaba igihe kigeze katonda agenda kugaziya ensalosalo zo imana igiye kwagura abakula bonna imbago zawe abakureba bakwiteho Bakurebe none nangu. bakwiteho none Katonda agenda kukyusa entambula kuko imana igiye guhindura imigendere mu linnya yawe lya Yesu mu izina rya yesu akatimba mukama kakwambaze mu linnya lya mu Yesu izina rya yesu haleluya haleluya katonda gw'empeereza mana nkorera katonda kitanga takyuka mana yanjye idahinduka waliwo mukama taata uyu mukobwa leka mana omutima gwe umutima we gwomanyi bw'atambula ni wowe uzi imigendere ye mana gwomanyi ni wowe uzi imigendere ye naye katonda ariko mana yacu twegate n'obulamu ndakwinjiza uhure n'ubuzima Mu bwe linnya lya Yesu. mu izina rya yesu Amen. amena nina maliriza ndashoje ngiye gusoza katonda imana yacu akola ebikono eby'amaanyi ikora ibikomeye mu cyane linnya lya Yesu mu izina rya yesu waliwo bakuuli hari bakuri ne Alooni na aroni bagenda kuwanirira emikono nabo imana igiye kohereza naye bagashigikira abantu abo bagushyigikira kuwanirira emikono kugira ngo rero bazaze bagushyigikire kijja kuba gy'oli bizaturuka kuri wowe otambudde ote ne ese katonda ni gute ugendana oyinza n'imana okuba nga otambula bulungi ne katonda omwaka oguli ushobora kuba ugendana n'imana neza togamba nti nsaavinge katonda ntabwo uvuga ngo nkorere imana ate nsaavinge n'ensi kandi nkorere n'isi nedda ntabwo byakunda katonda imana yacu agenda kukolera igiye kukugirira mu neza linnya lya mu Yesu izina rya yesu waliwo omukyalo ono jangu wano katonda jangu katonda nga bwali omulamu nk'uko imana yacu ari nzima this is the right place uyu ni umwanya ukwiriye okuba ng'oli mu kino ekifo uri mu mwanya ukwiriye naye nga bwatuuka mu kino ekifo ariko ubwo wahageze wajja olina emitima igihe wageraga muri iyi nzu y'imana waje ufite imitima ibiri noga nti wano kyekifo ekituufu oba si kyekyo ahari waribazaga semana ukoko ahari niho twaze okuketta wari umeze nk'uje gutata naye katonda ariko imana aga nti kyekifo ekituufu irakwemeje irakwemereye uri mu mwanya ukwiriye oba olina omukisa gw'obadde oyagala niba hari umugisha wumva gushaka ku mana uyu ni umwanya ukwiriye katonda uzawuhabwa agenda kukolera imana igiye kugukorera weebuuza mu mutima gwo ahari ujya wibaza waliwo ebintu ebiri mu mutima gwo hari ibyari biri mu mutima wawe bigenda byenyigagana mu ggwe byajyaga bibyigana muri naye wowe katonda ariko imana kyekifo ekituufu ni umwanya katonda ukwiriye agenda kuwa omukisa imana igiye kuguha ate umugisha omukisa gwagenda okuwa kandi umugisha igiye kuguha ogenda kulabako n'amaaso go uzawubonesha amaso yawe todangamu kusiiba bakwosa obutajja mu kanisa ntuzigere ukundira umutima wawe gusiba cyangwa gucika intege
pastor juza uhagarare n'umushumba katonda bono ukikora boto ntabwo kubikoze ebyengo bigenda kucyuka ibyiwowe bizahinduka amagambo gagenda kucyuka urugo rwawe ruzahinduka akazi kawe kazahinduka entambula yegenda kucyuka imigendere yawe izahinduka niba yegenda kucyuka urugo rwawe katonda agenda kucyuka kuko Imana igiye kukwibuka mu izina rya katonda Yesu bwempereza Mana nkorera katonda kitange kwa Mana ishobora byose umucyaro nibabadadanya umudamu ndamusengeye saba amanyi ga katonda ndasabye imbaraga z'Imana okwegata n'obulamu zihura n'ubuzima bwe ebyokubiri mu bikyusa mugaziye mukama nagure Mana gaziye obulamu bwe agura ubuzima bwe agura urugo Mana bubaka amazu bayabemo abana bawe basome abana babo bige mu rya Yesu mu izina rya Yesu waliwo bakuri abagenda kujya kuya hari bakuri bagiye kuza kugushigikira bagufata amaboko muri rya Yesu mu izina rya Yesu Mana nkorera kitange gwatatu Mana yanjye katonda ndahinduka muteke ko favor namushege ku biro kuri bashebuja ku mugabo we ku bana be ali abantu bonna ku bantu bose katonda kutekeka akabonero Imana igushyiraho ikimenyetso muri rya Yesu izina rya Yesu ogenda kwagabwa uzakundwa mu izina rya Yesu hari inzugi zigiye kugukingukira mu izina rya Yesu amen haleluya haleluya Yesu yebazima Yesu nashimwe cyane ndabikangamaririza ndumva shoje haleluya haleluya katonda ngabo ali omulamu kuko Imana yacu ari nzima kitanga atacyuka Imana yanjye idahinduka katonda agenda bakora obulungi Imana nizi ndabyizeye ntabwo nzi ko wagenda sinarizi ibyo wacagamo naye ntambulayo ariko imigendere yawe savinga katonda yeka korera Imana yonyine ebigere bye bimwe birimo okubeera mu nsi ntukundire umutima wawe kuba hanze no gushaka kuba mu nzu y'Imana omutima gwo gwagale katonda kundisha Imana umutima wawe wose gunagwagala katonda nuramuka ukundishije Imana umutima wawe wose agenda kubajja ku ddala iragukura ku rwego abateeke ku ddala igushyire ku rundi rwego katonda agenda kubayamba Imana igiye katonda kubafasha agenda kubawanirira Imana igiye kubarwanirira Imana igiye kubaha imbaraga Imana igiye kubahagurutsa mureka mutima gwa nokugulumira ntuzigere mwishyira hejuru koleta jangu wano koreta nina kusembayo nono haleluya haleluya katonda nga bali omulamu kuko Imana yanjye ariyo kwizerwa Imana yanjye idahinduka katonda agenda kubayamba Imana igiye kubavirayo waliwo abagenda okubawanirira emikono hari abagiye kubafata amaboko abagenda okubawanirira emikono hari abagiye mulimu kubashigikira bamereki abagenda okwekiika mu kkubo lyammwe nubwo hari abagiye kubafata amaboko ariko hari abamereki bashaka kwitambika mu nzira zabo Bibiliya itubwira ite katonda bayibuli egamba nti Samwiri n'agamba Sawulo n'agamba genda ozikirize abamereki bonna essula 15 olunya olusooka Samweli yabwiye Sawulo ngo agende arimbure bose Yesu yebazibwa Yesu ashimwe naye bwe bantu katonda akugambye kola nga bwakugambye ariko Imana nivuga ujye ukora nk'uko yakubwiye tiwesigalizayo kintu kyonna ntukagire ikiruhadura ngo ukisigarize nsiize katonda ngende nsiize katonda genda ndamya Imana ate nsiize ne balubaane kandi n'iyi gurupe nyijyemo tubako bintu byonna byewesigaliza ntukagire ikintu cyose wisigariza oba ogenze mu katonda nimba winjiye mu murimo w'Imana omulimo ogwo gwokola omulimo n'omutima hanga Imana n'uwo murimo wawe uwukore neza owulidde koyita urumva kore katonda agenda kuyamba Imana igiye kugushyigikira oyinza obikwata ng'ebisangiddwa ushobora kubifata nk'ibisanzwe nesiba ebitwe bibiri ariko ntabwo ariko bimeze ewammwe mu famire y'ewammwe mu muryango wawe olinga omuntu ali rejected umeze nk'uwaretswe naye olunaku olwaleero ariko uyu munsi abona bakukyawa abari barakwanze abona bali bakuteeka imabe abo bose bari baragushize naye inyuma katonda agenda bakomyawo Imana igiye kubagarura osomera mu Yesaya dusome muri Yesaya 5:4 Yesaya 54 waliwo ebintu ebadde byenyigamu weebuuza mu mutima gwo zinakola ki mu nsi muno wajyaga wibaza icyo wakoreye Imana olina ebibuuzo bingi mu mutima gwo wajyaga ugira ibibazo byinshi mu mutima wawe naye bonna bakukyawa ariko abari barakwanze bose bagenda kudda gy'oli bazakugarukira
soma Yesaya karunya murongo 14. Yesaya 54 umurongo wa 14 haravuga ngo uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure kuko utazatinya uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera kwegera ahari bazaterana ariko sijya uzaba ubateranyije uzagukoraniraho wese azagwa ari wo azize. Haleluya. Erekereraho urabyumva bonna bakwimukidde ko bonna aho hari bazaterana.